Abanyarwanda abanyarwandakazi twafashe urugendo tuza hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza akagari ka Mpenge. Nk'uko mubibona uyu ni wa mugezi witwa Mpenge uturuka mu Birunga. Ugera hano rero waciye ikuzimu ubasha kugera hejuru umusozi ari ukugeza aha ngaha. Aha ni ahantu nyaburanga, ni amazi meza cyane nk'uko muyabona, ni ahantu ugera stress zigashira, ni ahantu uruhukira. Nkaba nabaga mbashishikariza kugira ngo byibura mujye mufata igihe muze mutembere ahantu nk'aha ko ni ahantu nyaburanga. Abanyarwanda kuba dufite ahantu nk'aha mukaba mutahazi ni igihombo gikomeye. Nk'uko mubibona ni amazi meza cyane y'urubogobogo, meza cyane rwose. Nk'uko twabyiyemeje tuba twakoze urugendo ngo tuze tubahe ibintu by'umwimerere namwe mugiye mubyikurikiranira. Ni amazi akonje, arakonje wagira ngo nayo muri firigo yagiye muri barafu. Ni amazi meza cyane. Uramutse uryamyemo wari ufite amavunane ahita arangira. Hehe n'amavunane. Nkaba nabashishikariza kugira ngo muzaze kuhasura. Ni ahantu heza cyane. Uri umunyarwanda utazi ahantu nk'aha ni ibibazo bikomeye. Karibuni hano kuri Mpenge.